Bro nakubwiye umugore wanjye agiye kubyara kandi nta kintu kintu usibye kari agapfunyika mbona ufite nimba yaba ari n'amasasu aho bayakorose ntago bindeba bro urumva naye simbizi birimo wirukanga rimwe cyane ugacyo ukayimara ubwoba cukura imva ebyiri rero abikubwiye bazasubira mu muryango wanjye neza. bite kuri kumbuza kwinjira mu rugo rwanjye? Si byiza gukora utakiri urugo rwawe. Cyamaye ariko shana narakubyaye cyangwa warambyara? Rero nambuza kwinjira mu rugo rwanjye. Reka nkubwira runo wikitotomba aho ngaho. Wabibujije ni mama wabibujije. Agatora mama asigaye anampamagara mu izina. Ariko sha usibye no kutwinjira amanga nagucyuba umubyeyi wakubyara ngaruno. Ariko wa mubyeyi uretse kunsigura ubwasi ko bakwita nari ibyo tubyuba. Nose mama wabwo yafashe icyemezo cyo kungumisha hanze kugeza ryari? Igihe cyose uzumva uri umugabo ugatanga imfasho mu rugo kubahiriza inshingano zawe nk'umugabo. Ubwo rero biza kuzongera kwinjira hano kwinjiranya akabido k'amavuta cyangwa umufuko w'umuceri. Asemana kuba kuye Abisiraheli mu maboko ya Farawo ukabambutsa inyanja itukura nanjye wamfashije ukanyiza ubu bukene kuko mwami wanjye. Tebyanyu basha Nitsaza fani imihanda yabaye ikizi kuva ari itsaza akosha umwitabe wapa fani imihanda iba yatugaragura. Twese shawe kutatubwira ukuntu bimeze urabona turi bubyibwire. wapa fani ngende investigator yawe karitsiye impamvu mba nicecekeye kugira ngo atazagira umuntu mvumbo. Reka ye Aha wese viriyani n'ububodaboda ariko ubundi nta nubwo twakwirirwa tuvugana byinshi. Wababyira ikijya mbere ibyo byaba byiza kurushaho. tudatinze rero njye na mugenzi wanjye tuje mu kibari hari agapfunyika afande yari yaduhaye dukenera Igorata nimba isikari bisasu. wowe tuje uturuka hirya uri kuvugisha urabazi. Ako gapfunyika kari mu kantu k'umweru tugakenera mu buzima bwa buri munsi turagira ngo tubahe misiyo yo kugashaka muri Turire dafani twende twakitangira n'igihugu. fani njye nanabyumvishe neza buriya ahubwo se ibihembo ni nkangaye? Burya harimo n'amafaranga. Do you love Fani ngende tayari ngenda niteguye. Very well, I love them. Ukuntu bimeze ntabwo twahemba umuntu atari yazana iki ako gapfunyika nk'uko mugenzi wanjye. Wahemba mu cyangwa mwatubwira amafaranga? Kabutse gatera na jambo ngo ni ukuvuga ngo si muri batatu ibyo tugiye kubahiriza irimo show y'amafaranga menshi cyane. Ako kantu uza nko kumara kukazana ako gapfunyika n'akumwe murahitamo ukabona agacupa ako ukazana urumwe turaguhemba wenyine ugenda abo bandi ntabwo turaba tukitaye urayagiye nyine niko bimeze. Reka shange ibyo ngibyo ntabwo njye nakora nawe nsanzwe ndikora. Njye mfite umugore kwa muganga ugiye kubyara yandi mbikora. Iki ni igihe cyo gusubira mu muryango wanjye. Cyo gushaka ari agapfunyika amafaranga yose bawe. Ndaguramo agafuka k'umuceri n'akabido k'amafuta. Ele tá ganhando. Ele é smoking book. Mayo. Ese twigeze dupinga agacapo? Agacapo twapinze. Ose ikintu ancapuye bakahita bamwirukankana basanga ari boro kandi nari n'umutoragurisha arayinsubiza.
Limoni parankwi. Bro, twitonde tuvugane. Kwitonde cyane. Tuvugane. Muremera nzi kuba amafaranga. Muremera ko Ntabwo bishoboka. ntabwo bishoboka. Tubona ko mwishe. None utemera ko tugabana kandi nawe ndakwica. Mva ngiye nkubwire bro. Kuva kare nabikubwiye. Ntabwo ngiye bishoboka. Umugore wanjye agiye kubyara. Kandi nta hantu ndi bukura amafaranga yo kumukura kwa muganga. Naho ngaho nta handi. Bro, se buranduye umukome. Niwe wifatiye umwanzuro. Ikikubaho cyose Bro nakubwiye. Umugore wanjye agiye kubyara. Kandi nta kintu usibye kare agapfunyika mbona ufite. Nimba yaba ari n'amasasu. Aho bayakorose ntabwo bindeba. bro, Urumva? nanjye simbizi biri. Wirukanga nibwo cyane. Ugaca ukayimara ubwoba. Cukura imva ebyiri rero. Sha. Wabivuyemo. Ntabwo bishoboka. Wabivuyemo. Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Nabikubwiye. Bazasubira mu muryango wanjye neza. Tamaye uramenye ako kantu ni kabi. Se mugabo ko mbona batinze kandi numva ameze nabi. Yega mada. Nasi wowe nyine nanjye nuko nguko kabisa nanjye meze nabi. Turi gukira kinaje cyo gusubira. Agarara. Byakugendekeye gute? Nahirwanye ya ntambara kugira ngo nkaze ndumva. Ako ndumva bagira ngo ngiye gupfa. Agakira agapfuka n'ipaka. Wow, cyakora uri intwari. Dore ko birimo byose. Ndabona wabizanye byose. Utabwira ko ari peridance. Usipa dipe. Uceka. None se ko ndi kumva utangiye gutekereza ibintu byinshi. Ubona urabona atari peridance se. Afande dinisha abantu kubera peridance. Ceceka ngaho. Icyo wari ushaka si amafaranga. Nta kibazo afande. Oya nta kibazo nshaka gusubira mu muryango wawe. Umuhanga. Muhereza amafaranga. Yamereza. Umubare w'amadolari. Wese umusore. Amafaranga kwa kari menshi urayamara. Afande jya muhereza amafaranga segize. Madam, ndakeka ko mu rugo hariyo ka kantu ko twitabarira. Simbundi ati. Oya afande, oya nta kibazo muyaguma. Njye nagiye kuvuga ati abanyarwanda bajye bakoresha peridance. Birinde inda zitateganyijwe. Asha umuntu arabahereza amafaranga. Sidira cyari kandi rije. Oya nta kibazo. Madam. Nta kibazo kwa. Arno n'icyazi none ndabona yaje tujye kwiga ka Agashwingi. manina sisi kukubwira ko wakize nibi Wagira ibyo mama yakorewe warugora iki? Nici umuntu sex ngo tujye kurya ka. Kanjye umunsi. Turashize noneho.